on TTV. Hello guys, it's me again Vinka. Ikiganiro ni Kids Talk on TTV. Guys, uri kwibwira si uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Tugiye kuvuga ku bukene buri hanze hano mu rubyiruko. Uri kwibaza se tugiye kubivuga iki? Ndagira ngo mbabwire ibintu bikeya bituma umuntu aba umukene atari uko ari umukene mu mufuka gusa. Ari umukene mu mutima, ari umukene ahandi hantu hose, ariko akibwira ko ngo ndi umukene kuko mu mufuka nta kintu mfite. Ibyo bintu bikwibwira ko ari ibiki? Guys, kuba uri umukene mu mufuka ntago ari cyo kintu cyonyine gituma uba umukene. Kuba byonyine nta discipline ufite muri societe ubwo ni ubukene. Kuba utumva abandi bantu kumva ko ari wowe ugomba kumva ubwo ni ubukene. Kuba wumva uri selfish ukumva ko ibintu byose byiza ni wowe bagomba kubikururira, ni wowe babigenewe. Kubera icyo uba wumva igihe cyose ari wowe bigenewe. Hari abandi rungano rwawe, hari aburuta, hari abo mungana, kuki uba wumva ibintu byose byiza byajya kuri wowe. Ubwo ni ubukene bukabije. Ariko kutumva n'abandi, icyo ngicyo noneho si n'ubukene, ni ubutindi. Gerageza wumva abandi kuko nicyo kintu kizatuma mushira hamwe mukagera kure. Guys, rero ndagira ngo tuganire kuri icyo kintu ho gatoya. Hanze aha hari ubukene bukabije cyane mu rubyiruko, aba yumva ko niba mu rugo nta kintu nyine bafite, nawe ni umukene ku giti cye. Kubera iki udashoboye gushaka ayo mafaranga ko wumva ko nyine uyu aho ngaho iwanyu nta kintu mufite, nta kintu mwigejejeho gifatika? Kuki atari wowe ugomba kukibagezaho ukabahindurira ubuzima, ukumva ko uzarya iby'iwanyu, uzicara bakakugaburira? Kubera iki utegereje ko bakugaburira? Kubera iki wowe utakigaburira ngo ahubwo ugaburire abadafite uburyo? Mugerageze mwumve kino kintu. Urubyiruko akenshi dukunda kumva ko ibintu byose babituzanira hafi, ikintu cyose tukakibona tutavunitse, ikintu cyose dukumva ko nyine bari budushakire, bari budukorere. Rimwe na rimwe hakabaho n'ubujura bukabije, hakabaho bwambuzi, bakajya mu biyobyabwenge kubera ko ntagashaka gukora. Ni gute se uzaba umukire kandi udakora? Ntago amafaranga azamanuka hejuru ngo akwizanire mu rugo. Ibyo bintu ntago bishoboka. Gerageza ukuramo amaboko mu mufuka ukore. Mukore kuko nudakora isi iri hanze hano sha mufite ibibazo pe. Mwihangira imirimo, ntago ari ngombwa ngo nuko utayize. Birashoboka hari abantu batize kugeza na n'ubu ngubu, hari n'ababyeyi mu batubyara cyangwa se n'abandi hari abatarize, ariko akaba yarishakiye wenda nka business agakora. Ntukabone ngo nuko yicaye aho ngaho mu rugo kuba nta bumenyi afite bwo mu ishuri. Hari ubumenyi akurusha, ubwo bumenyi nawe ufite kubushaka nubwo uri umwana. Ubushatse kare nawe wagera ku byo agezeho. Si ngombwa ngo ubigereho ari uko ukuze nk'uko akuze. Bushaka hakiri kare akubera isomo. Niba atarize, gerageza wowe noneho umubere inzira yo kuvuga uti umwana wanjye ntago yize, ntago umubyeyi wanjye yize, ariko umwana wiwe yarize. Icyo kintu urumva ko cyaba ari cyiza kuko mwajya mwunganira. Niba adashoboye gukora iki ngiki, wenda hari abantu batazi gusoma, hari abantu batazi kwandika, hari abantu batazi no kubara. Uwo mubyeyi wawe rero niwiga ibyo bintu uzabimufashamo muri byose. Niba mushinze business, wiguma mu rugo, genda nawe mu kazi mufatanye, kuko wowe warize wamufasha kubara amafaranga. Ntago waguma mu rugo aho ngaho gutegereza kuzanira ibyo kurya. Tekereza kuba uri umuntu w'umusore, kuba uri umuntu w'umukobwa, ukirwa mu rugo iwanyu utegereje ngo bame. Kuki dutegereza ngo baduhe kandi natwe dufite amaboko? Ufite amaboko, ufite umunwa, ufite amaguru, kuki utishakira imibereho? Uri kumva ko abantu bashaka nyine akazi, umuntu wihangira imirimo agomba kuba akuze, agomba kuba afite imyaka ingana gutya, agomba kuba nyine hari ubumenyi afite runaka. Hoya ntago ari uko nguko ibintu bimeze. Ntago abantu bose bize, ntago abantu bose bavukiye muri famiye nziza, ntago buri muntu wese afite ahazaza heza. Hari umuntu uvuka iwabo ari abakene akarinda apfa akiri umukene, kandi yaragerageje be. Ibyo bintu birashoboka nabyo. Wikumva ko nanone nukora ako kanya ibintu biri bite byizana. Kora cyane, ushiremo imbaraga, kandi cya kintu nababwiye, ureke kuba selfish. Reka kuba selfish ngo wumve ko niba ugeze kuri icyo kintu cyangwa se niba utangira umushinga runaka ngo nta mukeneye. Ukeneye abantu, nta muntu uba udakeneye abantu. Iyi si iragoye byatari. Dukeneye
abantu baba batugaragiye baduhereza ibitekerezo, ukamubaza se dukora iki ngiki, nawe ukamubwira uti dukora iki ngiki, murafatanya mukagera ku kintu gikomeye cyane. Rero twikumva ko turi abakenera mu mifuka gusa, gerageza ugira ahantu ubu umukire, wikumva ko kuba nyine iwanyu mukennye, kuba nta bushobozi ubu ngubu ufite, nta kintu na kimwe ufite, uri aho ngaho, wikumva ko isi ikurangiriyeho hari ibyo ngibyo byonyine, nta kintu uzamara. Hari benshi bagufiteho ahazaza, uzabyara, uzororoka, ugira abana. Ese abo bana uzabamarisha iki nubabyara? Uzabamarisha iki? Kandi abantu benshi usanga, sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo byumvikane neza, usanga abantu benshi badafite amikoro aribo bafite abana benshi. Ngaho ibaze kuba utariteganyirije ukarinda ugera icyo gihe cyose ufite abana bangana gutyo, uzabakoresha iki? Kandi ubaye bafite nabo ukabigisha uko gukora, nabo bazagira umuryango mwiza ushimishije. Guys, tugira ahantu tubogamira, twe kuba abakene mu mitima, tube n'abakene mu mifuka. Gira ahantu uba umukire kandi twige gukora, turashoboye, turi urubyiruko. Guys, ikiganiro ni Kid Stock on TTV. Like, share, subscribe. Guys, ikiganiro nakagaruka. Ciao. On TTV.